Imana yakoze. Niyo mpamvu nkubwiye ngo iyo mibabaro ntigutanye na Kristo. Ese kurara inzara byagutandukanya n'Imana? Ese kuba n'ubundi ndagarutse bene data bavandimwe dusangiye umurimo kandi ndetse mukunda ijambo ry'Imana. Nitwa Ndayambaje Rafiki, ni umuvugabutumwa kandi ijambo ry'Imana ni ryiza kuri twe, kuko cyane cyane ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana ndetse uwo jambo yari Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo imibabaro iboneka mu kubaho kw'intumwa cyangwa se mu kubaho kw'abana b'Imana. Uburyo bahura n'imibabaro, hari imibabaro tuhura nayo muri iyi si, hari imibabaro duhura nayo mu miryango, hari imibabaro duhura nayo mu buzima, ariko nubwo ibyo byose biriho bikaba duhura nabyo, Uwiteka Imana ntabwo yigeze kwibagirwa, nta nubwo yigeze kureka. Niyo mpamvu rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga z'isumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye. Turarenganwa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Amen. Katuganire kuri iri jambo. Ni ijambo ry'Imana, ni Paulo warivuze. Yarivuze neza agira ngo abahumurize kuri kiriya gihe yahumurizaga Abakorinto, ariko uyu munsi ni ku bwawe. Niyo mpamvu navuze ngo imibabaro iboneka mu mibereho ya Gikristo cyangwa se mu mibereho y'abana b'Imana basenga bakora umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo dufite ubutunzi buhishwe mu nzabya z'ibumba, ngo kandi n'imbaraga z'isumba byose zidaturutse kuri twe ahubwo ziva ku Mana. Ngo butunzi buhishwe turabufite, dufite ibanga tugendana, dufite ibanga dusengana, dufite ibanga tuvugiramo ibi by'Imana, uyu murimo w'Imana. Niyo mpamvu nkubwira wewe uri kunyumva, nubwo hari imibabaro wahuye nayo, nubwo hari ibibazo waba warahuye nabyo, bishobora gutuma ucika intege mu murimo, bishobora gutuma ucika intege mu gusenga, ukavuga ngo igihe nasengeye ndarambiwe, ngo ndabona ibi bintu atari byo. Ariko ndagira nkubwire ngo nubwo iyo mibabaro yose ihari, Paulo avuga amagambo akomeye, avuga ngo dufite ubutunzi buhishwe mu nzabya z'ibumba, ngo buva ku Mana, ku mbaraga isumba byose zidaturutse kuri twe. Hano hasi avuga amagambo akomeye, aravuga ngo amakuba atugose impande zose, ngo ariko ntidukuka umutima. Kubera iki tudakuka umutima? Nuko twiringiye yuko umutabazi wacu ahari. Tuzi ko Imana izaturengera, Imana izakurengera, Imana izagutabara. Imiryango ishobora kukwirengagiza, abavandimwe bakwirengagiza, inshuti zaguhemukira, ndetse nabo mugendana baguhemukira, ariko Uwiteka Imana ntabwo yagutererana, kuko ntabwo yabura gutabara be. Imana nawe uri kunyumva, Imana ikugire neza. Nubwo amakuba kugose, ntukuke umutima mwene data, ntiwihebe mushiki wanjye. Imana iracyagufiteho umugambi, Imana iragukeneye. Iki ni igihe cyawe cyo kwegera Imana, iki ni igihe cyawe cyo kongera guhumurizwa, ugasubizwamo intege. Iri jambo riravuga ngo amakuba tugose impande zose, ariko ntidukuka umutima, kuko dufite Imana twiringiye, dufite Imana nk'umutabazi, dufite Imana itagitererana bayo, dufite Imana itabarira igihe, dufite Imana twabonye. Ni ukuri nawe warayibonye. Nubwo ugeze hano hakaba hari ibyo uri guhura nabyo, hakaba hari imibabaro uri kubona, hakaba hari ibigeragezo uri guhura nabyo, ariko ntabwo Imana yigeze ikureka, nta nubwo yigeze igutererana. Ibuka byinshi yagukijije. Uyu munsi tukubwira iri jambo, hari benshi uzi bapfuye batambutse, hari abandi uzi bari indembe, babaye indembe mu bitaro batavamo. Ntabwo ari uko batutse Imana, si uko hari icyo bakoze gikomeye kibi, ahubwo weho n'uburinzi Imana yakugire n'ubuntu bwa Kristo, ni imbaraga z'Imana zikiri kuri wowe, iracyagusize. Ijambo ry'Imana riravuga ngo cyatumye usigara Kirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Niyo mpamvu rero ijambo rivuze ngo amakuba tugose impande zose, ariko ntidukuka umutima. Hirya no hino turagoswe, mbere n'inyuma turabona ibibazo, ndetse mu buzima turahura n'ibibazo, ariko ntidukwiriye gukuka umutima, kuko dufite umutabazi ku buzima bwacu. Hano hari indi jambo rivuga ngo turashobewe ariko ntitwihebye. Kubera iki dushobewe? Birashoboka hari ahantu wari wiringiye ubufasha, hari ahantu wari wiringiye ubutabazi, hari umuvandimwe wari uhagazeho,
ariko ndagira nkubwire ngo ntabwo ukwiriye kwiheba, kuko Uwiteka ntabwo yigeze akureka. Mana ikomeze dushyigikire, Mana iduhagarareho, Mana idukomeze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turashobe ariko ntitwihebye. Kubera iki dushobewe? Umuntu ashoberwa byagenze bite? Umuntu ashoberwa hari uko yari yizeye ubufasha ahantu runaka, yari yizeye ubufasha mu muryango, yari yizeye ubufasha ku nshuti. Aravuga ati uyu munsi ikibazo cyanjye kirakemuka, ejo bampaye icyizere, cyangwa se mu kazi k'akazi kakarangira. Muri za nshuti ze ibibazo bikanga gukemuka, yarangiza agashoberwa. Ariko ntiyihebe kuko afite Imana, kuko kwiheba ni bibi. Kwiheba bivamo kwiyahura, kwiheba bivamo guta Imana, kwiheba bivamo kujya kure y'Imana, kwiheba bivamo kwigunga, ukamera nkaho Imana yakwibagiwe nyamara itarigeze kwibagirwa. Mwene data, turashobe ariko ntitwihebye, kuko dufite Imana nk'umutabazi. Twarayibonye, yaragaragaye. Ni ukuri nawe ndakugira inama yo kutiheba. Nubwo ushobewe, nubwo hari bikunanije, nubwo hari bikurihishe, ariko wikwiheba. Uwiteka Imana agufiteho umugambi mwiza. Imana igufiteho umugambi. Imana ntiyigeze ikureka mwene data, izagutabara. Imana yatabaye Daniel mukura mu rwobo rw'intare, nawe izagutabara. Yafunze iminwa y'intare kuri uriya munsi, nawe izafunga iminwa y'intare kwasamiye. Imana yatabaye Meshake, Shadrake na Abednego ibakura mu itanura ry'umuriro, nawe izagutabara. Erega nawe haraho yagutabaye, hari n'ibyo yakoze. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye, ibisigaye nabyo izabikora. Ngo mureke kwiganyira. Niyo mpamvu iri jambo ari ijambo ryiza cyane, kandi ijambo dukwiriye guhagararaho. Ijambo ry'Imana rongera rikavuga ngo dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa. Nubwo dukubitwa hasi tukageraho turambarara, tukageraho tunanirwa, tukageraho turuha, tukageraho ducika intege, tukageraho twiheba nanone, tukageraho tuvuga ngo birarangiye. Abantu bakavuga ati uriya ibye birarangiye, ibye birashize, tuzareba Imana yasenze, tuzareba yasengaga he? Ese ko ari umuntu usenga kubera iki birabimubayeho? Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana avuga ngo dukubitwa hasi, turatsindwa ariko dukubitwa hasi ariko ntiturambarara, turongera tukabyuka. Ntabwo dutsindwa, turongera tugahagarara. Ndakwifuriza guhaguruka imbere. Haguruka mwene data, haguruka. Imana igufiteho umugambi mwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo neza rivuga amagambo akomeye muri Obadiya igice cya 17, avuga ngo ariko ku musozi wa Siyoni hazasigara abarokotse, kandi abo mu nzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Nuhaguruka ugahagarara, uzongera usubirana ibyawe, uzongera uhagarare, ushimire Imana, vuga imirimo ikomeye Imana yakoze. Niyo mpamvu nkubwiye ngo iyo mibabaro ntigutanye na Kristo. Ese kurara inzara byagutandukanya n'Imana? Ese kuba wambaye imyenda udashaka byagutandukanya n'Imana? Ese kuba wabuze akazi uyu munsi byagutandukanya n'Imana? Oya, none wakabura ejo ukakabona, none byakomera ejo bikoroha, wararurira mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu nkubwiye ngo umuntu w'Imana abanye n'ibanga. Dufite imbaraga zisumba byose zihishwe mu nzabya zibumba. Nubwo abantu babona ko byacitse bigeze ku murongo wa nyuma, ariko hari aho tugera Imana igatabara. Mwene data, nawe Imana igutabare, Imana ikugire neza. Weho uri kunyumva, uri mu mibabaro, weho uri mu bigeragezo, weho uri mu makuba, weho wihebye, ntiwihebe. Imana igufiteho umugambi. Imana izagutabara, Imana izagukura muri ubwo bwihebe. Ndagira mbwira abantu bari kunyumva muri ibihe turimo bikomeye, ibihe turimo bigoye. Benshi bari kuvuga ngo ubuzima buragoranye, benshi bari kuvuga ngo ubuzima bwa covid ngo babujije kubaho. Oya, abana b'Imana ntabwo tugomba gutinya, ntabwo tugomba guhangayika. Nubwo ibyo byose bihari, abo Uwiteka azabarinda kandi azabitaho. Nubwo none uri mu nzu ubona ukodesheje ibibazo ari byinshi, ejo wayivamo ukajya mu nzu yawe. Imana yakujyana n'ahandi, yaguha umunezero. Yewe wa mubyeyi, winanizwa n'ibigeragezo uhura nabyo mu rugo rwawe, Uwiteka Imana iravugana nawe ngo imibabaro iboneka mu kuboko kw'Abakristo ntiguce intege. Aho ngaho uranyuzwa mu ruganda kugira ngo uzagere kuri rya sezerano. Isezerano Imana yaguhaye, isezerano ryawe niryo ry'abana bawe, niryo ry'urugo rwawe, niryo ry'abagukomokaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo injira mu nkuge, weho n'abana bawe n'abakazana bawe ndetse n'ibindi binyabuzima byose. Ndagira ngo nkubwire ngo rero, iyo uri umuntu w'Imana ukaba uri kunyura muri iyo mibabaro iboneka mu kubaho kwa Gikristo, ukaba uri kuyigenderamo, ukaba uhura n'ibyo bizazane, uri mu isezerano. Kandi iryo sezerano kugira risohore ni ngombwa tunyure muri urwo ruganda. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, witinya. Uwiteka Imana ntabwo yakuretse. Yewe wa murwayi uri kunyumva, yewe uri hirya no hino ufite uburwayi bukubangamiye, ushobora kuba urwaye diabete, ushobora kuba urwaye kanseri,
ushobora kuba urwaye indwara ikuruhije y'umutima, ariko Uwiteka Imana nta kimunanira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turashobewe ariko ntitwihebye, nubwo uriko nakugeze ku munota wa nyuma, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni ifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Yivuze ngo baho, ugomba kubaho. Uwiteka Imana agukoreho uyu munsi wa none. Imana ireba ibibazo byawe, Imana ireba amakuba yawe. Iri jambo riguhanura kuri wowe. Ndakubwira ngo imibabaro ufite ntigutandukanye na Kristo, imibabaro ufite ntigutandukanye n'ubwiza bw'Imana, ahubwo ukomeze wiringira Imana, komeze ugendane n'Imana. Imana yonyine ni ifite ubutabazi kuri wowe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega, ngo kandi umusozi uhora uhamye iteka ryose. Avuga ngo ko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka gusa abantu bi. Nubwo turi muri ayo makuba, Imana igutabare, Imana igufashe, wikwiheba rero kandi wicika intege. Umwami Imana agufiteho umugambi mwiza. Aho ngaho uri mu bitaro, aho ngaho uri mu rugo rwawe, aho ngaho uri mu kazi, aho ngaho uri gunyura hose, Imana iri kumwe nawe kugira ngo igire icyo ikora. Imibabaro ntigutandukanye n'Imana, ntitume ujya kure y'Imana. Ni ukuri ndabashimiye cyane mwebwe muri kumwe. Imana ibakize kandi barengere. Tugiye gusenga rero kugira ngo dusenge. Weho urwaye, ufite imibabaro y'uburwayi, ufite imibabaro y'ubuzima, ufite imibabaro y'ibikuruhije, weho urguhura na byinshi byagusubije inyuma mu rugendo, nakubwiye ngo ntiwihebe kandi ntukuke umutima, kuko umutabazi wacu ahari. Dawidi aravuga ngo ubwo data na mama bazandeka, Umwami Imana azantarura. Arongera avuga amagambo nari kubabwira aho ngaho rwose, ntabwo imibabaro ikwiye kudutandukanya n'Imana, ntabwo ikwiye gutuma tujya kure y'Imana. Tugomba kwiringira neza yuko Imana yacu yemeye ko tunyura muri ibyo bihe, ari nayo izabidukuramo ikatugeza mu gihe cyiza cy'umunezero n'ibyishimo. Cyane cyane ku ijambo ry'Imana ku murongo wa 16 hariya Abakorinto ba 2:16 hari ijambo rivuga ngo nicyo gituma tudacogora naho umuntu wacu w'inyuma yasaza, ngo uw'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye uko bwije. Nuvuga ngo ahora yunguka, ahora umuntu w'imbere yamaze kunguka, n'uw'inyuma aragenda akagaragara. Ndagira rero ari mbabye ko tugiye gusenga Imana, ariko nakwibutsaga weho wari umaze kwinuba iby'Imana, maze kwinuba ibigeragezo wahuye nabyo, amasezerano abaye menshi, ariko ukavuga ngo ntabwo asohora. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo mibabaro wanyuzemo ntitume winubira umurimo w'Imana, ntitume winubira ijambo ry'Imana, ahubwo ukomeze uhagarare. Umenye ko nubwo dukuka imitima dushobewe ariko tutiheba, nubwo dukubitwa amakuba tugose impande zose ntidukuka umutima. Iyo mibabaro iboneka mu kuboko kwa Kristo niyo dukwiriye kunyuramo kugira ngo tugere mu byacu Imana yaduteguriye. Pawulo avuga amagambo akomeye ngo nubwo kubabara kwacu kw'akanya ka none kwiyongeranya nk'igiwayiwayi, ngo kuturemera ibyiza by'iteka ryose bizayishurwa. Burya nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Mubyeyi unyumva, mushiki wanjye ndetse mwene data, bakuru banjye, babyeyi twumva kuri ijambo ry'Imana, ahangaha rwose kuri uyu mwanya twahawe kugira ngo tubabwire ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Niwe uzi aho wari unaniwe, aho imibabaro yari ikuruhije, ubwo burwayi bwari bukuruhije. Imana ifite umuti wawe, Imana ifite ubutabazi bwawe. Tujye gusenga Imana, Imana ikugire neza, Imana ikurengere, Imana igutabare, Imana igukize. Uwiteka Imana kugereho aho uri, aho mu rugo, aho uri mu nzira ugenda, yaba mu kazi, ibitagenda neza Imana ibisobanure. Iri ryari ijambo ihumure kuri wowe, ikwereka nubwo uri mu bibabaro, Uwiteka ntabwo yigeze kwibagirwa kandi ntigeze kureka. Aracyari kumwe nawe. Aho ngaho urwari, Imana iri kumwe nawe. Aho ngaho uri mu bibazo, Imana iri kumwe nawe. Aho ngaho uri mu ntambara, Imana iri kumwe nawe. Ni ukuri ntabwo yigeze iva iruhande rwawe, ahubwo weho reba neza ko ukiri kumwe nayo. Ese nubwo uri kubabarana nayo, uracyayizeye? Pawulo aravuga ngo amakuba tugose impande zose ariko ntidukuka umutima. Turashobewe ariko ntitwiheba. Kubera iki tutiheba? Ngo nicyo gituma tudacogora, kuko naho umuntu wacu inyuma yasaza, ngo uw'imbere ahora ahinduka mushya buri munsi. Tujye gusenga Imana mwene data. Iyo mibabaro Imana igukureho, yongere ikugarure mu mwanya, yongere iguhereze gushikama. Reka dusenge, musengera Imana kugira ngo igushoboze kuvana muri urwo rugero rwo kubabara no kuribwa, yongere ihindura ibyawe bishya. Uyu mwaka wa 2021 urangizanye n'imibabaro yawe, urangizanye n'amakuba yawe, urangizanye n'ibigeragezo byawe, urangizanye n'intambara urimo. Winjire 2022 Uwiteka Imana yahinduye amateka kuri wowe. Kadusenge Imana, duhamagare Imana ifite imbaraga igira ikikora kuri wowe. Data wa twese uri mu ijuru,
Data wera Mana ikomeye, turagushimiye turaguhimbaje. Ijambo ryawe riravuze ngo amakuba tugose impande zose, ariko ntabwo dukuka umutima, kuko twakwiringiye. Kandi ngo abakwiringiye ngo bameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, imizi igashorera mu mazi, ndetse ntabwo gitinya amapfu yateye. Uwiteka Imana, ndakwinginze muri uyu mwanya kugira ngo utugire neza. Urebe abantu bari kunyumva, abantu bawe bari hirya no hino muri iki gihugu cy'u Rwanda cyacu, abantu bari hirya no hino muri Afurika, abantu bari hirya no hino mu mahanga, bose bari kumvira ijambo. Imibabaro yari yarabajyanye kure yawe, ubwihebe bwari buje mu mitima yabo, bari baracitse intege, ariko uyu mwanya bumvishe ijambo ryawe, reka Mana wongere uhumurize imitima yabo, bagarure mu mwanya, bongere bamenye ko uhari, bamenye kuri mu ruhande rwabo, bamenye ko utigeze ubatererana, bamenye kuri Imana itabara. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana ikiza indwara, Mana ikiza kanseri, Mana ikiza za diabete, Mana ikiza uburwayi bw'imitima, Mana irengera abayo. Uyu mwanya muri aya masaha ndakwinginze kugira ngo Data wera mutanga bugingo, kora imirimo n'ibitangaza katika jina la Yesu. Ndasengera ubwoko bwawe kugira ngo Mana ubarengere. Abantu bari hirya no hino bugarijwe n'amakuba n'intambara, bugarijwe n'ubukene, bugarijwe n'uburwayi, bacitse intege mu murimo wawe, basubijwe inyuma no gutinda kw'amasezerano. Ijambo ryawe riravuga ngo ntago amasezerano yawe atinda nkuko twebwe tubitekereza, ahubwo ngo ibyo byose ubikora kugira tutarimbuka, ahubwo twihane. Uwiteka Imana, ubambike imbaraga, bakomeze, barinda amaboko yabo ye gutentebuka, bongere ubaha